Hello friends, hello guys. Nizere ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu bita email. Email ni iki? Email ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gifite akamaro kanini. Ariko hari abantu batazi akamaro kayo. Email ni ikintu ushobora kubikaho amafoto arenga 100. Ni ikintu ushobora kubikaho indirimbo, ukabikaho video zigiye zitandukanye, igihe uzazishakira icyo ari cyo cyose ukongera ukazibona. Telefone niyo bayiba, telefone niyo yatakara, telefone niyo goma. Igihe cyose uguze telefone ugasubizamo ya email yawe, amazina wagiye usevingaho ya telefone, nimero z'abantu bagiye batandukanye, ako kanya zihita zigaruka bitakugoye. Muri ibyo rero hari abantu bataramenya akamaro kazo, hari abantu batazi n'uko bayifungura. Ugasanga baramuca amafaranga kugira ngo bayimufungurire, kenshi na kenshi ikintu bagufunguriye ntiwanabyibuka kumenya password yabyo kugira ngo ujye ubyikorera. Email ifite akamaro kanini, niyo mpamvu ngiye kubibigisha. Umuntu uri kureba ino video ufite amahirwe akomeye y'uko utazongera gutanga amafaranga yo gufungura imbuga nkoranyambaga. Udafite email ntiwa downloadinga WhatsApp, udafite email ntabwo wajya kuri Play Store ngo downloadinge yewe na game ntabwo wayidownloadinga. Okay, tudatinze rero umuntu uri kureba ino video nayireba akayisoza afite amahirwe yo gutsindira data. Comment 5 za mbere uze gushyiramo nimero ya telefone yawe ukoresha kuri mobile money. Nubikora neza umuntu wese urabikora, uyu munsi ntabwo urarenga atazibonye. Reka dukomeze. Ufungura email uza hano kuri application yanditse ngo setting. Iyo uhageze urahakanda ugategereza umwanya muto cyane. Bibutsa ko wowe wahisemo gukurikirana ino video, amahirwe menshi yo kutazongera kuvuga ngo WhatsApp yarangiye, ngo ndayishyiramo ndenge ibikingo, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Wowe ntega amatwi, wowe nk'amaso urebe ibintu ngiye kukubwira. Uri umunyeshuri mwiza, ntabwo uzongera gutakaza amafaranga byerekeye no gushyira amapikasi muri telefone yawe. Uzamuka ukaza hano handitse ngo password and accounts. Iyo ugeze hano handitse ngo password and accounts uhita uhakanda, ugategereza umwanya muto cyane bitewe na connection yawe nyine. Wagera hano ugascrolling ukamanuka ukaza hano handitse ngo add account. Wagera aho handitse add account ukaza hano handitse ngo Google. Uje handitse ngo Google ugira umwanya muto, urabona hise hazamo pin yanjye uhita uyikuramo. Iyo ni yawe uzakuramo ukoresha phone yawe. Uno ufasha nayo kandi ibintu ndagushimira. Nugira ubumenyi ukuyemo usharinga mugenzi wawe. Ndabizi hari abantu benshi cyane batazi kwifungura email, niyo mpamvu nshaka kugufasha iyi video byibuze ikagera ku bantu bose batazi gukoresha email, batazi kuyifungura, batazi akamaro kayo. Byibuze ukaba wumva ko nawe hari umusanzu utanze. Iyo ugeze hano utawandika uza hano handitse ngo create account. Ni hano, sorry, urahabona hano hasi ugahita uhakanda create account. Ugahita hano bakakubaza ati for my personal cyangwa for work, for my business. Hano ugahita ubabwira ati ni yawe. Ukanda hano, umara gukanda hano ugahita ukanda next. Ntabwo nta niko ifite irimo ubutumwa, irimo ibintu byiza. Isangize mugenzi wawe, tuzamurwa no kuzamura abandi. Nimba nta muntu ujya ufasha nawe biragoye kugira ugera. Nimba ari ubumenyi uzi usangize mugenzi wawe. Uhita hano hambere ugashyiramo izina ryawe. Hano hambere ushyiramo izina ryawe. Wenda witwa Kayiranga. Uhita uza kubyandika hano hambere Kayiranga.
Kayiranga. Hano ha kabiri hanze ngo last name, urahita wenda uza wandikeho ngo Kayiranga Patrick, wenda katubona ngo uhita Kayiranga Patrick, hanyuma uraza wandikemo ngo Patrick. Numara kwandika ngo Patrick, urahita uza cyangwa ebyiri umwaka wenda wa 2004 wenda ko gender bakubwira ati hambere uri umugabo uri umugore, anyway ugaswitamo wenda bitewe n'icyo uri cyo ukamwitemo hano, ugahita ukanda next. Ndategereza umwanya muto cyane, urabona banyohereje ama-email abiri atandukanye ngomba guhita muri mwe nzajya nkoresha. Iya mbere iravuga ati ngo uzajya witwa Kayiranga Patrick 489@gmail.com, cyangwa uzajya wita Patrick Kayiranga 83@gmail.com. Katuhitemo Patrick Kayiranga 83@gmail.com. Wibutsa ko iyo uguze telefone bibaye ngombwa gushyiramo email, ugomba kuzuga ukandikamo gutya email yawe witwa Patrick Kayiranga 83@gmail.com. wamara kujya ukanda kuri ako ugahita ukanda kuri next. Tudatinze ukanda kuri next. Iyo umaze gukanda kuri next, kabone gushimira umuntu wese tukiri kumwe n'iyi video. Niba utacitse intege ukavuga icyo ushaka, ukaba utasimbukishije, ukaba watangiriye aho twahereye, tukaba tugejeje amagingo tukiri kujya, ishimwe rikwiye kandi mubigenza uko akunda babwiye. Wenda hano baravuga ngo ushyiremo password. Password rero ugomba gushyiramo iyi, ugomba gushyiramo password ifite inyuguti 6. Nyuma y'inyuguti 6 ugashyiraho imibare 2 cyangwa 3. Katurebe, tugomba gukoresha wenda izina rya nibyo utakibagirwa. Kayiranga turebe isize ni inyuguti 6, tugomba kumekinga ari inyuguti 6. 1 2 3 4 5 6. urabona njyewe nshyizemo inyuguti 6 bigarukira kuri Kayira. Ubu ngiye kurenzaho umubare 2 1 2 ite nkanda next. Nyuma gukanda next, utegerezaho umwanya muto cyane. Ndagushimiye wowe ufite umwanya ukareba ino video, kora share, kora subscribe, nimba kuri YouTube, nimba kuri TikTok ari uri kwirebera, kora follow kandi like, kora utere na comment, tubwire ikintu utatwazaganira, nzajya muri byo muzajya munsaba, nzajya muri byo ibyo munsabye n'ibyo nzajya nkora. None iyo ugeze hano baravuga ati Google add phone number to account. Hano baravuga ati if you like you can add your phone number to get account security alerts and reset your password if you forget it. Hano ushobora gushyiramo nimero ya telefone bazajya barakohererezaho kode zo gufungura email. Iyo ushatse uyishyiramo, washaka n'uyishyiramo, ariko ku bintu byoroshye bitagoye, iyo ushatse uhita ukanda hano handitse ngo skip. Hano urahabona iyo ukanze handitse skip, ntabwo ari ngombwa ko uyishyiramo. Urabona hano baravuga ngo review your account info. Iyo ugeze hano uhita ukanda hano handitse ngo next. Mwese nizere ko muhabona. Ndagushimiye wowe wagumye gukurikira ino video, uhita ukanda kuri next. Nzajya ntwara ibintu gake umanze ubirebe, ntabyo gukora ibintu twihuta. Next ukahakanda, ukategereza gato, hano barakubwira ngo privacy and terms. Ukamanuka hano bakubwira amategeko n'amabwiriza
ukabisoma, ariko si ngombwa kubisoma kuko ibyo ari byo byose uba wafunguye email, itegeko n'amabwiriza agomba guhinduka kugira ngo bikomere. Hano baba bakubwira ngo nimba wasoje kuyasoma amategeko n'amabwiriza, kanda hano, ugahita ukanda kuri aka kajambo ka nyuma gahera, ugakandaho. Uje gukandaho utegerezwa umwanya muto cyane bitewe na connection ufite. Connection ufite niyo igumanya urareba, iritegereza tayari email yafunguye irakayanga yafunguye kamwibutse ko nimba uri kuri TikTok follow, nimba uri kuri Instagram kora follow, numva kuri YouTube ukande subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo ubumenyi nk'ubu bugiye butandukanye ntitukabwihererane. Buri muntu wese agomba kumenya ibintu bigiye bitandukanye. Murakoze cyane.